nkarambya. Aha urabibona aba bana mumeze mute? Mumeze neza? Ariko mumeze neza? Yego niba vugisha nitwa James. Kujya muri byinshi wenda murashonje nkasange namwe utuntu nazanye. Meri hano. Oh? Aha undi. Okay. Kama sinzira habaye iki? Akura gutwaye cheers. Twese cyo nagwagira. Oh, cheers. Ubuzima bwacu ubuzima bwacu namwese. Mese nimukundana ni muri inshuti se? Ze kumutana mu Rwanda. Oya mu nyinshi ze kumutana mu Rwanda. Nari menshi capati. Umusoda ne wamaze bwa mbere. Imana ibaho umugisha uko Imana igenda idushoboza tuzadukora ibikwiriye. Rukundo wamiriye sanga n'abandi bafite ibisebe bikeneye komorwa genda ubarebe. Hello guys, meze mute? Nibisanzwe, this is James. Nuko mumenyere. Nuko kushima Imana. Nabashima namwe mwese aho muherere hose. Mbanje gusuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba no hanze ndetse igihugu cy'u Rwanda. So guys, umunsi nifuje kujya gusangira n'abana bamwe ku muhanda. Tube dukiye ariko tudusangire. Ko nasanga na mukeke akamucapati naho akabamuco bita ikivuguto mata ikivuguto cyane kuri nasangiye n'abana kabisa rwose kuko ni byiza cyane. Abana babishwe n'inzara ese ntabwo nabazi ngo bariye byagenze gute. Iri nicyo tangiro ngiye gutangira kujya nkorana n'abana bo ku mihanda kuko baranagomba kuba n'inshuti zanjye bakunda cyane. So guys, ndashaka kubikora abantu bifuza ko nzaza njyana nabo baze kwimbwira kuri channel yo nimero yanjye. Abaza bifuza ko twajyana gukora igikorwa nk'iki ngiki ndahari. Kizaza mu myandikire tujye tujyana n'igitegura uvuge ngo no tugende tujye kugira abo tugirira neza. Muri nitange nishuze ko nasangiye nabo amata n'utu snacks sanga. Bye bye batanga mu gipangu niho ngo baba nonje kubasanga. Guys, mubane nanjye. Bye bye. Kuriho. So guys, muko mubibonaga abana nanjye nabo nabangaba igikorwa n'iki ngiki babereka abana hano yicara nabo hano urugero rwose nashyize ko ndishore nkarambya. Aha urabibona abana mumeze mute? Mumeze neza? Ariko mumeze neza? Yego niba vugisha nitwa James. Nabwo mwe munzi se? Nabwo mbere mubone. Nitwa James. Nitwa ngo Manuti. Tujye kwibwira abantu hari iki? Wowe witwa Manuti, wowe witwa nde? Dance. Wowe witwa nde? Credo. Aha wowe? Lucky. Wowe Mungu mwiza. Mugisha. Oh, Mugisha. Wowe? Brandon. None se mwese mufite ababyeyi? Mwese murabizi ko Imana ibakunda? Imana murayizi se? Cyane. Garo umuntu ugiye kudutangira adusengere. Nujya kudusengera Mugisha n'ujye kudusengera. Mugisha ko muraseka se?
wowe ntabwo uzi gusenga se undi ugiye kudusengera reka dusengera nta kibazo turadukoma amata Ajya ni credo. Lucky urakoze Imana igumugisha. Imana mwese bamugisha mwebwe Rwanda rw'ejo sibyo mwebwe harimo abayobozi harimo abaminisitiri harimo abayobozi mbese b'igihugu sibyo harimo n'abaperezida sibyo ko ndashaka ko mwishima ndashaka ko mwishima tukishimana sibyo muri mwebwe se harimo abiga n'umwe wiga n'uwo wiga n'uwo wiga n'ubutaha bagiye ku ishuri arundi bagiye ku ishuri mwese ntimukeneye kwiga wowe ngiga hehe ku Gitega wese watuye muri abana yiga mu Gitega ni primaire nanjye ndashaka mugomba kwiga rero muzabyemera cyangwa muzagenda mwige rimwe mu gihe mite mu buvumo muzabyemera mugomba kubona rimwe tugomba kubisengera Imana ikabikora nimwizera muyizera Imana ko ishoboye byose sibyo icya mbere ni ugusenga mu buzima sibyo icya mbere mugomba kwemera Imana mukajya musenga ukavuga Mana nubwo turi muri buno buzima ariko nowe uri hejuru y'ibi byose nowe uri hejuru y'ubuzima bwose sibyo tuma kumvikana ko murarangana se ndeke kujya muri byinshi wenda murashonje nkasange namwe utuntu hano nazanye Meri hano aha undi okay aruzi kuririmba se turirimba akaririmba amen rimba cyane se Mana nziza nagwise neza ndirimbo kuzi twumve undi yari sima kabaraga okay ninde usigaye nikombe ko ibanyise nagakombe kandi mwambonera arabura kimwe undi turabona ninde okay kugira ngo bigaragare neza ndi hano akaza capati hano capati okay hasigaye ziri hano aza kwibye niyo mpamvu rero nifuje gusangira namwe si byose muryoherwe umuntu adutera agastori se muzanye agakombe okay
yanjye ni uko mpora nifuza kwiga ni uko mpora nifuza ugomba gusubiramo ukajya kwiga kandi mwese ariko mukaba abana beza sibyo ukagira ikintu wigeze n'umwiga Rwanda rw'ejo Rwanda rw'ejo mu bagabo beza b'ejo hazaza sibyo mugakura mukiga mugasoza mukabona akazi keza byose Imana irabikora sibyo se tuzabona kenshi cyane sibyo tuzabona kenshi cyane siko bizagenda neza kandi sibyo se mwaryohewe Mugisha how are you you're fine waryohewe wajya ufite ibitotsi se ubu barimo arasinzira byagenze gute boss how are you urimo gusinzira urimo arasinzira habaye iki ariko uragutwaye cheers twese siro ntabwo wagira cheers ubuzima bwacu ubuzima bwacu nawe mwese mwese nimukundana ni muri inshuti se uze kumutajya mu Rwanda oya mu nyinshi uze kumutajya mu Rwanda harimo inzu capati ebyiri umusoda niwe wayimaze bwa mbere undi wayimaze bwa mbere kusha umuhungu atuze umutwe ubu ni imyanda mu kurya Mugisha nawe ni imyanda mu kurya muri ni imyanda nawe Redo nawe uri imyanda mu kurya imyanda mu kurya rwose ubu uracyari kuri keke mbega mwebwe yamunaniye se n'iza ya capati capati yakunaniye iki shaho uhaga umuntu urakaye urarwaye se urarwaye Mugisha urarwaye byagenze gute se nawe ukunda kurya umusore sibyo ugomba kurya ukaba umusore umusore n'uwariye sibyo se dore mu ijoro ararasharimo leta buwambere nyine twongera ngo iki guca n'amata buwambere ugize asubira ku ishuri ubu mugomba gusubira ku ishuri buwambere ukajya unywa amata rwose ari ugize kugira mu ishuri se rivamo wageze mu kangahe wa gatanu primeri turivamo undi uri mu kangahe Mugisha wageze mu kangahe ukabesha nyuma ya gatatu muri radiyo ni gatatu turabona nta Mugisha uramurusha ushaka kuzabatembereza ahantu uze nzongera mbabone ushaka kuzabatembereza ahantu ndashaka kuzabatembereza ahantu ugatembera sibyo tujyanye nawe n'ubu tujyanye ntabwo byamwumva ko nshaka gusubira mu kazi
matara cyari zona nako ariko naracyari sibyo ndashaka kuzabatsembereza hano rero urabinyemera uyu munsi ntabwo uri bunyuze ariko reka tujye muri weekend mbafate sibyo kwa gatandatu nzaze mbafite kwa gatandatu ku ishuri hadi bine bakemera abana mbese n'ibyabakora kuvanga mu gihe kandi ariho rero mutuye tukamwishyura okay aho ngo byaba ari byiza cyane noneho kuwa gatandatu nzaza mbafate umuntu abampaye bamuje namwe tuba turi kumwe rero tuba turano hepfo natsa ku ishuri ku ishuri nabyo nibyo tugomba kureba nyine niba hari umusaza tumivugira niba udashaka wowe urashaka kwiga rero tugomba gusubira kwiga rwose ubu ni Nyamirambo ari akamutu kwezi amenyo ntabwo maze muzaza kuri sitasiyo ya gweza amenyo subazi ndayibona sitasiyo urashaka gusubira ku ishuri uri abana beza ubu ukiga wagiraga amanota angahe nawe umuhumure twavuze ko twizera imana tuzaje tugufasha kandi tugomba gutura sibyo tugomba kubashaka mugomba kuva mwese sibyo se tugomba gushaka abantu mugomba gutura ariko igihe kintu basa no kuba abana beza mu kintu sibyo aho gutura nawe tugomba kubashaka ukahaba umuntu akaba habura ikintu cyose kandi mu gusengera imana so guys nkuko mwabibona aba nibo bana nifuje gusangira nabo mwakoze kubana natwe imana ibaho umugisha uko imana igenda idushoboza tuzadukora ibikwiriye ntakiri narenzaho njyewe urumva imana ibaho umugisha abantu babanye natwe nkuko nababwiye ibyo ngiyemo mwabikoze imana ishoboje nzi ko ibyiza biri imbere kandi kurwa n'ubana ibyiza biri imbere ufashijwe n'imana ibaho umugisha bye bye tubanze musubiza bari abantu hari ahantu turi ni kwa James and Olive Musonda Oliva musubize bari abantu James and Olive nawe utanga muzana ni umugore wanjye nzamuzana utaha kwa gatandatu uje ndetse iyo wabanje ukanyibwira kwiga baracyakira abana kandi twakira kwa gatandatu gatatu wiki sa guys bye bye mubasezere ciao ciao barabakunda aya mwakoze gukurikira bye bye sawa guys mwakoze cyane ubona ko ari ikipe nini kandi aba bantu bakeneye kwiga kandi nzi ko imana igomba kubikora imana irabakunda nzi ko ibintu bizagenda neza hamwe n'imana nta kidashoboka bye